ibiri yonyine. Rero ikavuga iti natwe urwo rugendo turarufite kandi nitwe tuzajya kure yaho mwe muzajya. Kuki muri kwanga kuza ngo dukine? Ati hoya twebwe gutegura kwacu ntago bihwanye, mwe muzakina n'ikipe yoroshye twe nikomeye. Urumva nyine impamvu ziba nyinshi. Perezida Murenzi yamaze gushinga itegeko, yamaze kumenyesha Ferwafa ko uko byamera kose, uko byagenda kose, nimujyana ino match mu kwezi kwa mbere bizaterwa nuko tuzaba tumeze icyo gihe. Nimwumve ko tubemereye icyo gihe nituba turi busy turi mu marushanwa mpuzamahanga, natwe tuzabategeka indi tariki, natwe tuzazana impamvu. Burya barakubwira ngo ujye wihagararaho, ujye ushinga itegeko nawe mu gihe ubona ko ibintu bibaye ngombwa. Murenzi yababwiye ngo mu gihe natwe tuzagera icyo gihe tukabona birimo biratugora, tukabona turi muri busy, dufite business zacu twibereyemo, icyo gihe mwitegure ko hashobora kuzongera akabiminduka. Kandi umufatanyabikorwa twa Burarirwa yamaze gutangaza, yamaze kubabwiza ukuri, arababwira ati marushanwa twabateyemo inkunga atarimo Reyo kandi akagombye kubirimo, ati iri no mu byatumye tuza. Ati ubwo rero itarimo ubwo ni mutubare, itarimo ubwo mu byihorere rwose, mu byihweze. Niko umufatanyabikorwa yavuze. Ibintu uko bikaze muri Ferwafa, ibintu uko bikaze muri Ferwafa. Ariko reka binakare, reka binakare, kubera ko uwagakwiye kuba bikemura ubu ngo warafunze, cyamufunze nubwo wenda tutakizi cyangwa se icyo batubwiye tugishidikanyaho. Ariko burashema Fabrice yaba hari yari gushinga itegeko rya nyuma akavuga ati ni mukine cyangwa muvemo hakina abandi. Ariko gufata umwanzuro byagoranye, byananiranye. Ubwo nicyo nagenda nkubwira. Sasa rero nyuma y'ibyo byose cyangwa se nyuma y'uko ibyo byose bimeze, ubwo reka dutegereze turebe icyo baraza kuba abemeza neza cyane. So hari ingingo Francis rero na Dylan nyuma y'uko ku munsi w'ejo bafashe ikipe ya kabiri igatsinda Matale United. Nabonye boss wa Matale United yishimiye performance cyane, ariko anatangaza ko hari abakinnyi babiri mu Rwanda ashaka batarabo muri Reyo. Utanyumva nabi, ntagarabo muri Reyo ntagarabo muri Reyo. Matale United boss wayo nabonye atangaza avuga ati ikipe ya mbere twahuye yitwa APR, ati yari clear offside, ntago twishimiye imisifurire, ati kiriya gitego rwose ntago tukemera. Hanyuma match ya kabiri yayitsinzwe na Gorilla igitego 1-0, ariko nabwo yavuze ngo kuri uwo munsi ati hari penalty yacu bibye banze kuduha, ati ra kipe twagombye kuba twaranganyije 1-1. Ati ariko hano mbonye umupira. Boss wa Matale United yavuze ati mbonye umupira. Noneho bamubwiye ko ari ikipe ya kabiri mutsinze 3-0. Aravuga ati ntago nakwigwa mbabara, ati ikipe irateguye. Ahubwo akabaza ati harya ino kipe si izasohokera igihugu? Tutizasohoka. Ati ikipe irateguye, ikipe ni nzima, ati ikipe iranyerera. Boss wa Matale nawe yemeje ko ikipe inyerera. Boss wa Matale yavuze ati no kipe iranyerera, niba ikipe ya kabiri basha kuncanga baro gutya, none ndi kwibaza ubwi ya mbere yo byagenda bite, iya mbere byo byagenda bite. Ariko boss wa Matale yaje afite amakuru, ikipe yagiye gukina gicuti yatwaye Sekafa, idishe Gorumahiye inshuro ebyiri, idishe Taska, ikubise El Hilal, ikubise Jamusi. Ni uvuga ngo amakipe y'amashampion mu bihugu byabo yose yarateye. Ibaze gutera Hilal ya Sudan, Jamusi ya Sudani y'Epfo, Gorumahiye ya Kenya, Zanzibar KVZ ya Zanzibar ukayitera, Taska yatwaye cy'amahoro muri Kenya ukayitera. None boss wa Matale yaje avuga ati ino kipe ngiye kwanza nipime nayo ndebe ko nayireba mu maso. Ariko bamucanze baro, areba icyo bita kona zijyanamo za L3, aribaza ati gute none, aribaza ati ibi bintu birakaze cyane, birakomeye. Ati ibintu birakomeye pe, ati ibi bintu iyi kipe ni umuriro wo kotera kure. Hari ingingo Francis rero ku mugoroba ndetse no muri kino gitondo yafashe abakinnyi bamwe abaha imyitozo, abandi abaha karuhuko bitewe n'ukuntu aba yabipanze cyangwa se yarebye uko imyitozo ihagaze. Bamwe yabaha imyitozo abandi abaha karuhuko. Ku munsi w'ejo ni imyitozo iri full, iyo myitozo iri full ikaba izakomeza
ku munsi wo kuwa gatatu bakina na Al Ahly Madani. Iyi nayo ni ikipe muri Sudani, bagomba kurebana mu maso nayo ikipima ikagerageza. Hanyuma hari Ngingo Francis akabwira bare ati nyuma y'uwo mukino tuzaba twamenye niba Super Coupe izaba cyangwa se itazaba. Tuzamenye niba Super Coupe izaba cyangwa se itazaba. Niba itazaba tuzarondera undi mukino wa gicuti tuwukine mbere yuko duhaguruka twerekeza muri Cameroon. Niba izaba tuzayikina, ariko niba itazaba tuzarondera undi mukino wa gicuti. Bivuze ngo kuri wa gatatu turakina na Al Ahly Madani, hanyuma muri weekend nko ku cyumweru cyangwa ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri gutyo nibwo twarondera undi mukino wa gicuti mu gihe Super Coupe yaba yasubitse. Hanyuma ibyo byose byarangira nyuma nko ku itariki zishyira 28-30 tugafata icyemezo tukazamuka tukajya kurebana mu maso n'ikipe yitwa Panthère Sportive Dinde. Iyi Panthère ntabwo iratangaza ikibuga izatwakirira. Mbese wumve ngo gukatisha amatike muri Rwandair biracyagoranye muri reyo. Ku kipe bw'ubukene nabwo, kipe bw'ubukene baba buri kutubarisha nabi. Amakipe y'amakira azajya tubarisha nabi, n'ay'amakene koko abijyemo, wana ni danje, ni hatari cyane, neza cyane. Ubwo rero bivuze neza ko ari uko bihagaze, ubwo navuga ko Murera mu bijyanye n'imikino ya gicuti nuko nguko bihagaze. So uwitwa Haringingo Francis we ku giti cye yashimiye abafana, akomeza gushimira uruhare ngo abafana bakomeje kugira mu gusunika ikipe yabo. Ati mu mikino ya gicuti twarababonye, mu mikino ya competition twarababonye, ngo bora ira finali ya Sekafa hari ingingo rwose ngo abafana bare ngo uburyo bitwaye ngo biri mu bintu byamushimishije cyane kurenza ibindi byose. Uretse yuko yari anabyiteze, yaravuze ati yego ntoza ikipe y'abafana, atariko ibintu bakoze ati nashimishijwe nuko uko nabitekerezaga ariko babikoze. Stade yaraje baruzura kandi barafana. Noneho naho byari bigoranye tugeze mu minota tumaze kwishyurwa igitego, ati nabwo barakomeje barapushinga, ati biri mu byatumye ikipe yacu igira imbaraga zo kuba yatsinda ikindi gitego. Ati ibyo rero nibyo nshimira abafana cyane. Hari ingingo tunamubwira ko gutoza ikipe y'abafana nyine nuko bimera. Ikipe y'abafana igomba kubinyerera. Natwe icyo tumusaba no gushyiramo systeme na tactique zituma ikipe itsinda, then abafana bakamuba inyuma. Ariko unabirebye ari nabyo boss wa Matale yavugaga, urebye ikipe ya Reyo iratoje, ikipe ya mbere n'iya kabiri zose zitoje kimwe, ubona ko zose zitoje kimwe. Nk'ubu ngubu ngwaye urugero ku bitego bitatu byaraye bitsinzwe byose, wabonaga ko biri kuremwa ku ruhande rumwe. Kandi ingingo ituma urwo ruhande rurema ibitego byinshi, hari Ingingo Francis yararudusobanuriye, kira ngo murabyibuka. Hari Ingingo Francis yararudusobanuriye, yatubwiye ko kuba uruhande rumwe rurema ibitego ni uburyo bwo gukora balance, ni uburyo bwo kubalansinga. Yahisemo ko uruhande rw'iburyo rero ariko ruzajya rurema ibitego byinshi cyane ko buriya yakoze tactique, abona abaturuka ku ruhande rw'ibumoso abawinga aribo bakunda gutsinda cyane. Abaturuka ku ruhande rw'ibumoso urabona Muhoza Daniel, urabona Atiso, urabona abasore bagiye batandukanye bose baturuka basa nkaho baturuka ibumoso binjira. Ibyo rero byatumye hari ingingo atoza abakinnyi kimwe uko ikipe ya kabiri yakinnye, ni nako n'iya mbere yakinaga. N'ikimenyimenyi igitego cya mbere murabizi ko yari kombinasiyo ya Nizeyimana Mubaraka ahereza Ndayishimiye Didier ahishyira kwa Benu birangira ku ruhande rw'iburyo. Igitego cya kabiri ni kufura n'ubundi yatewe mu ruhande rw'iburyo, iragenda yijyanamo. Ariko Erita tatangiye gutsinda ibitego na Messi ubwo atagitsinda. Ibitego kuva no mwaka watangira, kiriya gitego nibwo nyibonye. Nanabonye Ferwafa yagiranye amasezerano n'umufatanyabikorwa, ngo umufatanyabikorwa ngo ugiye kuzajya agira gutya rwose ngo afate statistique z'abakinnyi abashe kuzishyira muri systeme kugira ngo izo statistique na za highlights zizabashe kugurisha abakinnyi. Birumvikana ibyo rero ni sawa cyane, kubera ko abakinnyi bacu dukeneye kubagurisha ku rwego mpuzamahanga. Directeur technique yaraje wo mu France, agomba gufata abakinnyi akabatanga muri za Paris Saint-Germain na za Nice na za Rennes, twajya tubabona bari muri Ligue 1 bakina Champions League bareba n'abantu mu maso.
barebana na ba Mbappe mu maso cyane kabisa. So ubwo rero nuko bihagaze, nuko bimeze. Icyo nakubwiraga ko ikipe ya Rayon hari ingingo Francis yayitoje kandi akayitoza kimwe, ari nabyo yashimiraga avuga ati gutunga umukinnyi umwe ku ruhande rumwe cyangwa se kuri post imwe akaba yasimburana n'undi banganya urwego, ati ibyo ni ibintu nzishimira cyane nk'umutoza, ati ni nabyo bintu bituma abakinnyi bakora cyane, ntibirare ntibigande. Bivuze ngo ino kipe ya kabiri niba ureba